Bakunzi ba Elisalio Estate, reka mbabwize ukuri. Muri iyi minsi biragoye cyane kubona inzu yubatse mu bibanza bibiri kandi noneho ari nshyashya muri uyu mujyi wa Kigali. Ni ibintu bigoye kandi cyane noneho kubona inzu nziza cyane yo hasi ku bantu wenda bikundira inzu zo hasi badakunda inzu z'ama etage. Rwose reka mbasaba akantu kamwe, mumpe iminota mike cyane ishoboka batembereze muri iyi nzu nziza cyane y'igitangaza yabonetse yubatse mu bibanza bibiri. Nawe urebe ukuntu inzu yubatse mu bibanza bibiri mu mujyi wa Kigali ibimeze. Ni inzu nziza cyane imeze neza. Duhereye hano hanze hari gate ndende, ugihera kuri gate honyine uhita ubona ubwiza inzu yacu ifite, ubwo urahita umenya n'imbere uko byifashe. Urebeye hano inyuma urabona ko dufite gate nziza cyane imeze neza, ni porotayi, ni uvuga ngo ni ndende, imodoka waba ufite yose yabasha kwinjiramo neza. Dufite korotire kandi igiye izengurutswe n'indabo nziza cyane, urabona ko ari indabo zisa neza kandi ziteguye neza. Dukomezanya noneho nitugera ku kintu bita parikingi, cyo ngira ngo murimo muranabibona. Iyo nje kubereka inzu nk'iyi ngiyi mba mfite akanyamuneza gakomeye cyane, ariko reba nawe wituriye mu nzu nk'iyi ngiyi ari iyawe, ari wowe utahamo rwose, wowe n'umuryango wawe. Urabona ko ari ibintu byatuma uba proud cyane y'amafaranga yawe uba warakoreye. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 4, dushe na toilette zigera muri 3, ariko ubuso murabibona namwe, ibibanza bibiri. Ushatse hano wagura umupira ukazajya wikinira n'abana bawe cyangwa se na famille yawe, bitewe n'ukuntu inzu yacu ifite ubwisanzurire cyangwa se ubwinyagamburiro buhagije. Parikingi niba navuga imodoka 10, niba ari imodoka 8, ubwo nawe urimo urareba kuri kamera twavuga ati ni zingahe, wenda twagereranya, ariko ni nyinshi, ni hagati y'8 cyangwa 10 ziparitsemo neza. Inzu yacu noneho ifite rooftop y'akataraboneka, urabona ko ari rooftop nziza kandi iteguye neza. Iyo uri kuri no rooftop uhita ubona view y'igitangaza. Ariko reka mubwire, ufite inzozi zo kugura inzu muri uyu mwaka? Muri Elisalio Estate no hantu tugufasha kandi tukagushakira inzu nziza ikomeye yubakishije ibikoresho bikomeye, imeze neza cyane. Nta handi rero, niba urimo kutwumva uri kuri Elisalio Estate wahageze naho ngaho. Reka dukomezanye, ntagusiga ngende mbereka utuntu twose, sinshaka gutinda hano hanze. Tuzenguruka hano tuhasanga jaride nziza cyane. Urabona yuko uretse parikingi nini, ifite na jaride nini kandi ihagije, iteyemo ibyatsi byiza, ikaba irimo indabyo nziza cyane. Mbese uru rugo ruramutse rugucitse rwose, niba ushaka kugura inzu byambabaza cyane. Si ibyo gusa kandi iyi nzu ifiteho n'amanexi meza cyane, ubwo ni mu gikari. Reka dukomezanye duhita tugendana kubera ukuntu ari nini n'ubwiza ifitemo imbere. Sinshaka gutinda hano hanze, turahera hano kuri izi design ziri aha ngaha. Dufite inkingi nziza cyane zigiye ziriho design, navuga ko ari decoration nziza cyane. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Hano tuhafite akabaraza keza kariho ibirahure, ariko muri hangana iyi nzu mba nyiberetse bakirimo gukora uturetushe twa nyuma, ariko kubera ubwiza bwayo, kubera ukuntu ngiye mba nyizi inzu nk'iyi ngiyi, akenshi ntabwo zitinda ku isoko, zijya ku isoko zihita zigurwa. Mbagira ngo ntanguranwe ku bakiriya banjye bo muri Elisalio Estate, baze mu ba mbere bigurire inzu nziza nk'iyi ngiyi abandi batarayibatanga. Turi hano rero niho duhindukira tukabona noneho ya jaride nziza cyane. Ni umwanya wa jaride, hari hejuru ushobora kubakamo nk'akabyinga. Urabona ko bahasimase, hari ibintu by'ibisima. Mbese urabona ko ari jaride ifite decoration za parikingi. Noneho ese waba urimo kutwumva ucuruza imodoka kandi ukeneye kugura inzu yaparikamo imodoka nyinshi, iyi nzu niyo yawe, ntigucike. Ni inzu nziza cyane y'akataraboneka. Twinjirana rero dukomezanya hano muri salo. Dufite salo, ni ikibuga. Iyi salo sinzi aho nahera yibasobanura, ariko ni salo nini yisanzuye, imeze neza cyane, ngari, ifiteho TV stand nziza cyane. Urabona ko ubu bwose n'ubwiza iyi salo yacu igiye ifite, kandi ni nini cyane ku bantu bakunda gutura ahantu hisanzuye rwose. Nta yindi nzu wabona muri Kigali iruta iyi ngiyi mu bwisanzurire kandi nshyashya. Ikindi kandi iyi nzu yacu irahendutse. Waba urimo kutwumva ufite miliyoni 200 ukeneye inzu nziza, iki ni cyo gihe cyawe. Tuvugishe duhita tukwereka ino nzu kubera ko ni mari cyane. Plafond gypsum nziza, amatara meza ashushanyijemo neza cyane, namwe murimo murabibona. So dukomeza rero, ino salo si yonyine twatindamo kubera ko ibice byose bigize ino nzu yacu ni byiza. Munyemerere dukomezanye twinjirana muri salamanje. Dufite salamanje nayo nziza, ni salamanje nini yisanzuye,
ifiteho parafo iryoshye na gisamo itara ryiza cyane, urabona ko ari ibintu bisa neza. Salamanje nayo ubwayo uyirebeye kuri wagira ngo ni saro kubera ukuntu iyi nzu ari ngari. Rega ntabwo inzu yaba ifite ubuso 600 ngo ibe ifite ibintu bisondetse cyangwa ngo ibe ifite mo imbere hatari hanini. Hano tuhafite lavabo nziza cyane, urabona ko ari za lavabo nziza zigezweho. Reka nkubwire, abantu barimo kubaka ubu ngubu rwose bari gukoresha ibikoresho byiza. Hano tuhafiteho n'akamira keza nako gateguye neza. Dukomereza ku gikoni cyacu, kuba mama by'umwihariko mukunda gutekera ahantu hagara, ariko n'abapapa cyangwa se n'abasore, aha hantu kuhatekera rwose aba ari bo. Igikoni cyacu ni kigari, kirimo utubati twiza twisanzuye kandi dusa neza, urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Umwanya wa lavabo ni hariya hirya, hano hakaba kuri no side umwanya wa gas cooker, noneho hano hakaba n'umwanya wa fridge munini nawo wisanzuye, kandi urabona ko byose bigiye biteguye neza cyane. Reka mbabwire, dukomezanye ntanahagaze mpite mbereka no mu gikari. Iyi video rwose mbabarire akantu ku kandi, ndabizi niba ushaka kugura inzu cyangwa ufite umuntu ushaka kugura inzu, iyi nzu arayikunda. Hano tuhafite umwanya mwiza munini, reka dutambikane mbereka utuntu twose. Hano niho ushobora kuba wakanika imyenda yawe mu gihe wameshe. Hano rero naho hari umwanya mwiza cyane munini ukomeza, ushobora guhita wasohokeraho ugiye nko kwiremba uvuye mu gikari. Urabona ko inzu yacu yisanzuye mu by'ukuri, ntabwo ari amagambo. Iyi nzu irisanzuye, ni inzu nini y'umuryango. Dukomezanya rero, hano tuhafite igikoni cyiza cyo hanze. Ibintu by'inzu byose ni binini. Reba igikoni cyo hanze ukuntu kingana, nacyo ni kinini cyane kandi ni kigari, kiranubakiyemo na ya mashyiga yo mukunda. Nukuza wowe uhita wishyura ubundi wimukira mu nzu yawe cyangwa se unanayikodesha. Hano tuhafite umwanya mwiza uriho amanex, ni nka stoke, aka ni agasitoke. Hanyuma noneho wava kuri ako gasitoke, hano hakaba hari akazi k'umukozi, kuri no side hakabaho douche na toilette nabyo by'umukozi, ariko umwanya urabona ko ni umwanya munini cyane wisanzuye. Reka nkubwire, iyi nzira Kicukiro mu Busanza, hano hafi y'umuhanda wo bakoze uhuza Kagarama na Busanza, urumva ko ifite emplacement nziza. Mugura inzu nyamuneka zitarahenda cyane. Muri kuvuga ngo zirahenze, ariko uko bucya nuko bwira niko zirimo kugenda zihenda cyane. Nta gahunda ihari yuko inzu zizamanuka, kubera yuko ibintu namwe murabizi aho bigeze. Hano tuhafite umuryango winjira mu byumba, hakaba n'uriya wo twakoresheje dusohokeramo tugiye. Uyu nguyu ushobora kuwucamo ugiye mu gikoni. Urabona ko ari umuryango nawo mwiza. Reka duhite tunawukoresha tudahagaze, duhite twinjirana noneho muri bya byumba byacu. Nk'uko natangiye mbibabwira, ni ibyumba byiza binini kandi bine. Hano tuhafite icyumba kimwe cyiza cyane kirimo na douche na toilette. Reka tugitemberanemo. Tumaze kubona icyo cyumba, dukomereza hano kuri no korodoro, aho dusanga ibindi byumba bigera muri 3, nabyo ni ibyumba byiza binini. Nk'uko mubonye kiriya, hano hari ikindi cyumba rero, ariko barimo baracyafikisamo utuntu duto duto, mushobora kutakibona neza, ariko ni icyumba cyiza nacyo kinini. Hanyuma hano kuri no side naho hari icyumba, ariko ndebera ino ngano y'ibi byumba ukuntu bingana, nibwo uhita ubona ko inzu yacu yubatse mu kibanza kinini cyane. Si byo gusa kandi dufite douche na toilette nziza cyane. Hano urabona ko ari bathroom nini nayo isharinga bino byumba bibiri maze kubereka. Kirisanzuye pe, buri kintu cyose kirisanzuye. Reka dukomereze rero muri chambre principale tudahagaze, tugende tubereka ibice byose by'iyi nzu. Byumba bitatu tumaze kubibona, twageze muri chambre principale. Hano tuhafite bathroom niyo duhingukira, ariko ndebere no bathroom. Hano hari bathroom nziza iriho uturavabo twiza tubiri, ariko noneho design ya lavabo zisigaye zaraje. Muzana amafaranga mugura inzu kabisa. Hano rero tuhafite umwanya wa toilette. Hano hakaba shower nziza cyane, urabona ko ari shower nayo isa neza kandi yisanzuye. Uno muryango uri ahangaha ushobora kwinjirira ahangaha ugiye muri chambre principale, uvuye muri douche cyangwa se na toilette, cyangwa se ukaba wakwinjira no kuri uyu ngari nawo uri main. Ahangaha rero tuhafite icyumba noneho nyirizina. Ni icyumba cyiza, icyumba cyisanzuye, icyumba kigari, icyumba gifitemo parafo iryoshye. Iyi nayo wagira ngo ni nka saro, ariko iki ni icyumba mu by'ukuri. Kandi ubwo uyu mwanya wose ni uw'igitanda gusa, nawe urimo urabibona kuri kamera yawe. Hano hari
navuga ko ari vestiaire, ni vestiaire nayo irimo garde-robe nziza kandi nini. Urabona ko iki cyumba cyujuje ibisabwa byose kugira ngo umuntu abe yakishimira kuryama muri iki cyumba, kandi ari comfortable. Si byo gusa kandi hano hari umuryango ushobora gucamo usohoka ugiye nko ku ibaraza rya chambre principale. Hano tuhafite akabaraza keza kanini kagari rwose, urabona ko gasa neza. Mu gihe waba wicaye aha niho uba urimo kurelakisa, noneho ureba muri ya garden yacu ukabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Niba ushaka kuzajya ubona video z'amazu cyangwa se zimeze nka gutya n'iz'ibibanza, kanda kuri subscribe kuri Elisa Real Estate, ubundi imari zo muri Elisa Real Estate nakagaruka. Murakoze rero, mutuvugishe tubageze kuri iyi nzu nziza tuberetse, ariko hariho n'izindi nyinshi kuri iyo channel yacu. Ukeneye imwe muri zo wahamagara nomero zirimo, ubundi tukayikugezaho tugakora deal. Murakoze, Imana ibarinde, mukomeze kugubwa neza.